komera Ruswa nzi ko nsasanga bari bagiye kuvuga ngo komera wenda ufite akandi kantu sigaye uvuga ntago nakibagirwa ko mbona wabaye inzobe njya neza njya neza niyo mpamvu wabaye inzobe sigayemo amata agikamwa atanyanyabongweza nyayobongwe nyabongeza nyabongweza ndetse n'ibikiri kushaka kuvuga nyayobongobeza nkata nyayobongobeza ariko niyo cyase nari ngukumbuye ongera unsuhuze Nisuko nuko nese bari imyoza zamba mwa mwa gukomana turi gusomana gusko no gusomana umuhungu n'umukobwa bari gusomana bari gukora icyaha oya gusomana ni ku munwa ntuzabikore rero utaza gukomana kashaka kunywesha icyaha kanyambo Imana yatimana ngo tuzabikora ngo twakoze ubukwe ndetse babikubwiye niko bavuze pastor yavuze ngo mwashingiranywe ngo Imana yabahaye umugisha ngo n'abantu babahaye umugisha ngo ngo bawemerere gukora ibintu byose tujye dukubitana amatama gusa muzahitamo Bite mwana? Queen. Amakuru yawe? Uraho neza? Unyibutse utera? Murabwibuka. Mwibuka nyine nuko tutabonana kenshi. Ariko nimbura kuri telefone turavugana. Ariko seka nkubaze. Urahura kumimeze neza wumva utekanye iyo maze iminsi 3 cyangwa 5 utavuganye na papa. Ku buzima bw'ikigali baragoye papa. None umuntu abari gushakisha ntago nkiri wa mwana wicara ngo ntegereje ngo uzanyiteho. Nemba ngomba gushakisha. Rage umuntu ava mu kazi ananiwe. Atekereza mvuga ni papa nawe uko biri kose yakoze arananiwe reka nzamuvugisha muri weekend. Ako nta wundi mutima mubi. Ariko siko ku buzima burakomeye no gushakisha ndabyumva. Kugiraho bikwibagiza umubyeyi. Ntago nakwibagiwe. Ibyo birabibaye. Naho ibindi nakasa mutwe. Ubu kumunwa nakasa mutwe. Ndabona urabaye keza cyane. Yego. Nabaye keza ako nawe rero ubu wagiye kwiyogoshesha. Nahise njya mu bitagacongo. Kugira baramfyatura. Kugira nuza nyine ubone mfite ajya ubwo gusa neza ni gute mu bya bintu bikoresha usanga nsa neza kwesheri kwesheri naje mbwira umukwafiri wanjye we nkubitaho kwesheri nziza cyane fresheri naga fresheri atashaho fresheri ubu wabikoze kubera ngewe bivuze ngo igihe nari maze nahari nago wiyogosheshaga niyogosheshaga ariko nyine nago harimo fresheri nase umeze ute meze neza nawe se umeze neza ndandashima Imana kwambaye kagapantaro se kandi bamwe uzajya ukambara ku cyumweru gusa nyine nakapantaro nambaye ko kanduye yego kumana wakanduye gashano kumwanda yego kanyanduye none se mva mbwire turarira hano hanze se urumva hano kugira ngo taza kubirya byahoze kandi noneho mu rugo nabwo batetse ibiryo byiza ariko nyine kugira ngo nta byo byawe taza kunanuka bawunda gusuzuguye nanze kurya nyine ngubushira bwonyene birya koko bari kubiki bari bwirije nese kurya gute kandi wambwiye ngo mwaneki bya biryo biryoshye kuri wambwiye urukimbwa gawe n'umunyotsi gawe n'umunyotsi bisobanuye
urumva ndaherahera karibu hivi wewe. Niko. Karibu cyane. Amahoro. Mumeze neza? Amahoro. Dore urugendo rwabaye rurerure ariko birangiye iki? Sanazana nkwakire. Dore nicariye ahubwo nawe. Ko se mwana wa mama. Ko nari nzi ko ndi bubona mwinjira mu marembo muri babiri. Aho nkona uri umwe bigenze rwabaye rurerure pe. Rwabaye rurerure. Noneho kuza ntari kumwe nawe. Nabyo byahise bituma ruba rurerure nkatekereza ibintu byinshi. Uzi ko ukuntu winjiye n'ukuntu nawe yinjiye wagira ngo mwari mwahukanye. Bahorana ibintu by'Ikigali ko ari byinshi cyane. Ndetse byagenze bite ko? Tuba tugeze gutya muri gare. Akagahunda gatunguranye ku kanya. Kaba karaje. Za business zawe. Urumva se ntabwo nari gusiga amafaranga. Nawe rwose. Ariko cyiza nuko ndageze ahangaha. Uyu mafaranga azakuza ibintu byinshi kandi wowe. Kandi buze kwitwara neza basi turi hano. Si byo se? Bitese amakuru. Ntaragira ikindi kintu mvuga. Nagize gutya nicaye mu iduka njya kubona haje umusore. Ndavuga se niyo warageze ikigarate. Noneho w'umusirimu. Nyine ubona ko ari umunyakigali. Pe, igisobanuro cy'umunyakigali wa nyawe. Mbona arinjiye. Inde? Nuse mwankoreye telefone. Ariko uzi yuko nyamara bya bintu twabivugaga tubicira inyeri. Ariko barakuroze. Nawe barakuroze si nyambo gusa. Oh yes. Wavuye muri iki cyaro uhunganye uri muhungisha na nyambo. None ubanza barakuroze ko naho ugeze i Kigali handi hose uzajya ubona niyore. Nose nabitekerejeho ndavuga ni reka ngusohokane. Unsohokane yari igihe tujya muri jaride. Ari Makumba ibana ruguru. Ese twa Makumba ibana ruguru. Ngende umwe n'ibintu bikonje none hari n'izuba. Naho by'inkoko byo Se wambeshye nawe mwatetse? Ya, urumva mama nahise muhamagana muyane ubundi urumva icyaba cyiza yikiye. Ari kuvuzana umukunzi ngamusokana mu rugo ko n'ushize n'undi namuzanye hano no kumusokana hano tukicaranye nawe tukagira umwanya wo kuganira. Nakora iki? Hamza se yaba umukunzi wawe ndavuga ariko nyene ngenda mukunda. Nyine urumva no mu rugo rwo kugutereta. Tugende ngiye kugutereta rero umusokana hano nguterete. Nese ubwi naha restaurant. Naha restaurant. Makumba hano rugo. Ibamo ibiryo? N'inkoko n'ibiki byose? Cyese ikintu cyose ndashaka. Yego. Okay. Naho hano mu rugo nahise mvuza mama kubiteka nawe yani. Sigo niba mwari mwabihashye ubwo ngubwo urumva utamwiciye gahunda. Naragiye kwandita muhamagara nawe tubikwiga bihaha mbonye kuntu umukunzi wanzaga rusasa ndavuga nti ntago nkwiye kumusokana mu rugo nkwiye kumujyana ahantu. Ubwo rero wambeshye kandi wambwiye ngo mwabitetse. Hoya nyine twakubiteka. Cyangwa tubiteke. Njya tuhitamo kugenda gusohoka no kubiteka. Dukora iki? Ubu nujya na Dubai uzajya ubona niyo. Barasa foto ufate nyine foto hano ushyire hano ni nk'ibiganza. Cyo kuri ubu ngubu oya umva niba ushaka aka kanya genda kwa niyo ni hano ruguru. Niyo rarahari. Oya se. Nyine niyo we nuko afite ukuntu ubona ari umuturage wo mu cyaro aho ngaho ariko ndi ni niyori kwisura nijwi rijya gusa uretse ko ndi nyine afite ijwi rikomeye mukunda. Nese umuntu twaba twaraganiriye akameje telefone ye nkayikora. Abwo ni bya bindi by'abantu basa ntacyo bapfa. Reka tubyizere gutya ariko oya hari igihe umuntu afite abantu benshi basa n'ibyihanze uramubona. Ibyo ngibyo uvuze nahise mbitekereza. Yarinje ndavuga se niyo rarankurikiye aza ni Kigali. Kumva yo mu cyaro nesheje umutwe aka kanya ngezeho gute. Ariko birenze amaso numva ko kugira ibintu by'abasirimu rero. Afite telefone nziza cyane. Niyo yabaye urugenya hano hose. Niyo urabona yatambika bira birenge byiye akagera i Kigali ubwo no basa nyine. Oyo niyo telefone yari afite. Niyo rikeka gurisha nk'isambu. Niyo yazigurisha zose ntabwo byavamo. Nta nubwo yamenya ko ikora ite kandi tandukanye n'izindi. Afite ibintu byinshi cyane, afite ibintu byinshi birenze izindi. Hago minsi iri 2016 izaza.
urumva zo ni telefone bagenda bazazamura bigenda bijyana uko umwaka uje hazaho ibindi bishya ubundi bashyiramo igihe kitarenze nk'umwaka n'igice wenda bagahita nangize ngo ubwo bigenda hano umwaka bashya hano se niko ko numva inyota injira mu nzu rero dore nagwejeje hanze bwa ntugire ikibazo iminywere hano se ko nta kibazo icyaka kimereye nabi pe twinjire na nyambu turebe niba hari icyo duteguriye ubwo dusohoke niba nyine yewe nahita mbigute nako mama yambujije kwiyemera mama yambwiye ngo sinzongere kwiyemera ngo ibintu nafite nanjye kuhita nkubwira ko twahita tubiteka byose ariko ubwo bambujije kwiyemera yego reka mbireke ubwo tugendereyo rero kano kanya ko ndashonje sawa gende biba bihiye turagenda kandi umfashe tujya wambaye iki kintu mu mutwe nese ubundi si mu cyaro werekana imisatsi yawe kandi niyo tangiye kuba umusirimu bwo wibuka ko ngangura ikintu mu mutwe hari nabyibagiwe ugire neza utababaza nese ubwo turagishyira he ntabwo kagaragara ubu noneho nsa neza urishimye urashaka ko batabona inzoka ufite ku mutwe mperura ko bakunda gute bakundiza gatugenda wametse ko narushye oya nsonze cyane nibura ko iyo tutavuganye nkwandikira na mesaje nkakuganiriza ko umeze neza kandi uransubiza nkamenya ko nta kibazo bikabirangiriye aho nyine ukabona nteye igipindi ngo uranyibutse kwanyuriza akamesaje ati rwaza nako ngako ibindi tuzatubivugana mba nteganya kuba nazaza muri weekend reka papa nawe kugufatisha biba bigoranye nese si wirirwa kwa muganga nyine ubumvanirwa mu barwayi mba mbaha serivisi aha n'igihe urariza mba ndi stress mvuga ngo uyu yameze ate uyu se ari muri heta kugira ngo ndebe ko hari uwo nasova hakiri kare ariko igihe ntari mu kazi mba ndi hano mu rugo no kuza kundeba bikunaniye ngiye kuzabikosora basi ngiye nishizemo ko igihe cyinshi nyine uri wibereye mu kazi nawe ubwawe nyine wiburira umwanya ariko si ubundi ku kazi biragenda iyo kazi nta kibazo ari hahandi hirya nkorera abantu nta kibazo nahari iwanjye biragenda ariko muri minsi warananutse ntabwo umeze neza meze neza wenda mu maso ho ni sawa meze neza ndanishimye cyane biri no mu bintu byatumye mvuga ngo ndaza kureba urishimye cyane ushimishijwe n'iki nyine nabona nari naranze kubikubwira mvuga ngo reka mbanze ngenzure nyine mfite umuhungu dukundana ubwo impamvu nari naranze kubikubwira ni uko nabanje kugira ngo ngenzure ndebe nimba atari bya bindi by'ubu ari by'umuntu ushaka gutakariza umwanya tumeze neza niko nahoze mbaze Yves impamvu baje batandukanye umwe yagiye ukundi ukwe nanjye nahoze mbaza nyambo da niko sinagusobanuriye oya ariko ni ikibazo ariko nagusobanurira ukuntu byagenze turi muri gare tugiye no kwinjira mu modoka twembi
ariko hajemo akagahunda telefone birampamaga y'ingenzi kumwe nyine uba utegereje ntutegereje mensi abarampamaga ati ngwino ndebe turangiza gahunda suka koko nari kwanga amafaranga nkaza isaha imwe yonyine cyangwa oya reka n'umunsi wawe usiba wose ahari amafaranga azakubuza n'ibintu byinshi nase ku buryo ari kuza ngo agati iyo message y'amafaranga kuze ku buryo ari kundi mwana akaza wenyine yabaye igeze ko yizanye kuri ubu amenyereye yakwijyana akizana ikoro oya yarahamenyereye nta kibazo ukabyara biroroshye ahubwo tugaye ikaze nanone ni karibu n'ubwo ari mu rugo nyine urisanga ko hari agatobe ko nyine se hari n'agashira we yaje asanga ndi kunywa ubushira aho ngaho niyicariye ntegereje uyu mugabo mwiza nyamba bari untunguka turusangira uyu munsi rwose muraza kumvangira hano barabarega kombe kubushira hano barakumutoba ingengera gutya nta kiyo mvange uyimwe rwose iyo mvange muri iki cyaro ntago yabura ahubwo nyine ntawe ngira icyo umbwira se mbwira nyine inkuru sinejeje twumva inkuru zinejeje se ako ngira ibyanyu byose bihora binejeje ntiwumva se nyine mu gihe mugenda gucuruza bigakunda abantu bandi b'amadeni bakanyishyura nyine icyo gihe mba nezerewe mba ndi mu bimwe abarokore bavuga ngo Eve oya iyo nkuru irashimishije ntago inejeje nkuru nyine ubuse ubwo bwenge urabufite bwo kureba umuntu ukabanza ukamwigaho hanyuma ukafata ubona ntakuzi umwanaberwa igihe cyose namaze ndi umuntu urangwa uri singo urumva byarabaye kubera iyi twa dukino twanjye mbona wirwamo n'abareba abakobwa bagenzi bawe ubwo ubona umwanya wo gushungura ngo witekereze uvuga uti aha nafata icyemezo cya papa wanjye nta n'inshuti nyinshi nyine ngira uretse uriya mukobwa tubana ariko nyine ni nabanje mbifatira akanya rakire umunyamahungu ari umunyamugisha nyine ubwo bitewe n'ukuntu nyine tuganira ariko reka amazina namukwereka oya uretse kumunyereka amanze nkubaze ubundi gukunda bigira ibyiciro hari ukuvuga uti uyu muntu ndamuhitamo kubera ko akora ibi n'ibi ndamuhitamo kubera ko ari uwaha n'aha n'aha uyu ndamuhitamo kubera ko basengera aha n'aha wowe washingiye ku cy'imbere y'uko uhitamo papa icyambere cyarankunda akabinyereka ikindi ntaba mu Rwanda aba hanze ariko buriya umuntu uri kure yawe byibuze yawe ukunda nyine urabibona umwanya guha kandi ari byinshi yakaba yarimo rero nyine ndabibona ko nkunda pe kandi noneho no mu miganirire nkumva nyine yifuza yuko natwaza abana nkamubera umugore ariko ngerageza kubigenza gake nyine kugira ngo nyine ntibyihute cyane kuko turacyari kumenyerana ndabyumva ariko hari icyo ntumva neza mwamenyaniye he mwamenyanye gute bisa urwo rukundo rwanyu rwaje rute rwavuye he twamenye gutyo kuri interinete tukaba tuganira ibintu byo mu buzima busanzwe tuza guhuza tuba inshuti bigeraho nyine asaba ko twajya mu rukundo bitewe n'uko nari maze kumumenyera ndavuga reka tubeho amahirwe mbwira nyine inkuru yinejeje ushaka kumva iki kintu nimba turi gutera imbere mwe ntimuri gutera imbere ako sibwo ntunze icyo ndi kukubaza ntabwo ucyumva bikizeho nyine yaremeye yaciyemo jojo murumuna uramuzi nawe ariko ndakuzi uramuzi ukuntu ateye ukuntu aba ashaka gutwara ibintu rero burya biba byiza ko mbere kugira ngo winjire mu rugamba ubanza kurwiga yewe sasa rero utari pasiteri uraducisha ngo hirya ngo za Yerusalemu tubwire ubu reka mbere nta gihari yewe usa ntumureba yabuze icyo twabonye nyambonye ko umwana mwiza nawe mwishimiye umwana mwiza uramundusha se ubwo twari dutegereje nta bihari munyitega mwebwe umva gita cyane abatungura umva rero mumpere icyangwa iyo atangiye kwigira gutya mesamenye ibyaro nakubeshye ngiye nkuye amaso ntaki iwawe ntaki nzakurayo jojo nyihanganira igihe gito
ngo umpereza agatobe nimanurire akavumbi. nta bitangaza nteze gukura iwawe ahubwo naranarindagiye nkwizera. ana ntukavume Ntabwo kabisa nirwo kuvugisha amatike yahiriwe akatakata wagira za nkuru z'abakecuru zitajya zirangira uraramureba akabura ahera. burya wasanga Twera gushera nkwera umutobe. Naye mbonye ibyo nkubaza n'ubundi. Byombi bizanye. Cyombe mbikuzanye. Okay, banzo n'umutobe noneho nimugoro ndaza kunywa gushera. Umugabo nanirwa kuvuga ijambo buraho. Jojo wowe humure nzagutunga. Kugenda uzete zete. nanjye nzanire kuri ka gacuma kanjye kabyara niko none se iyi niyo restaurant mbwiye ikazana muri iyi karitsiye. nasari tuzi binanga abarose ko bitekera ariko hanga no bafa kujajara ngo wenda baba biribwe babajya kuvoma arabakarani babuze kuntu bateka bahita baza kwiriranga. None se ubwo turarira hano hanze gutya ameze. Seri ikibazo ufite isoni Kandi kunambwa ngo restaurant ikaze. nyine nawe ushaka kwikompara n'iwanyu Kigali nyine ikaze mu buryo bw'icyaro cyacu. Nisundi ko nawe waitress bari kuza kutwakira. Abaki? Neze ndutwakira. Hano umusaza utwakira. Mwese waruvuze nabaki? Nyine naba babakira abantu bagiye hantu. Niwe wita abayotwete. Abayotwete. Aba waitress. Bayotwete. Aba seriveri. Ayo serivera kuko ndakaza. Nese nta seriveri hano mufite. Muzehe n'ubu twakira. Komana. Mubwiye twakire? Yego. Ushaka kurya iki? Ifiriti n'inkoko n'umuceri akama nyine n'umuneke wa dessert. Turi mu kwa kangahe? Turi mu kwa gatatu. Yego komana. Mu kwa gatatu urwa gafiriti n'inkoko mu kwa gatatu. Iyo ntago uzi ko tubirya muri Noheli na Bonane. Ino murya inyama kuri Noheli no kuri Bonane. Nzi ngo imitete yo kubaga inyama umunsi utaragenwe n'ubwo. Kwini mwana wanjye. Kuri internet hari ibintu byinshi. Yego. Hari ibintu byinshi ushobora kukuyobya. Hari ibintu byinshi bishobora kukubera byiza bitewe n'uburyo wabigiyemo. Ariko si ubugaranti ufite y'umuhungu kuri internet ni iyi. Abantu uko ngenda mwizeye kandi hari byinshi ankorera nkabona ko nkunda. Ibyo gukorera ngiye ntabona bituma unyibagirwa ni ibiki? Papa ntabwo nakwibagiwe wenda nyine habaho kwihugiraho ariko nese nakwibagirwa undi papa mfite. Nanjye bintangaza ngaho nyiri ku muhungu ndebe. Ariko nizere ko waribye neza utazanzanira abandi bararacukura amazu. Papa umure. Yego umuntu yakubwira ko aba muri Amerika hano hirya mu Biryogo. Kwisuraho ndabona ari sawa ariko ibiri imbere ntabamenye ibyo ari byo. No kwitonda ugashishoza mwana wanjye. Hari igihe amafoto akubeshya. Sibyo? Yego. Ningira amahirwe azaba umukwe mwiza. Yego, niyo rero navuze nze kureba mbikuganirizeho. Ko yari yansabye nyine kuri ibyo nje bijyanye n'ubukwe n'ikintu ko twabana turavuga ati byaba byiza n'ababyeyi babimenye. Ngo nyine ansaba ko naza tukaganira ukaba wahura n'ababyeyi be mwaganira nyine mukamenyana nyine ukanabona ko ari umuntu wenda uva mu muryango w'abantu bazima atari umuntu uri aho ngaho hanze. Icyo gitekerezo ni cyiza kandi ndagishyigikiye. Ikindi nawe kandi urebye neza imyaka yawe ukwemerera gushaka none ukabyara nanjye nkabona abuzukuru. Buryo umuryango ni mugari ariko iyo hajemo abuzukuru bakabana n'ababyeyi bakabana n'abasogokuru basogokuru n'abanyogokuru ubona bibaye byiza cyane. Ngaho rero ngo waye umugisha gusa Imana izakugenda imbere. Nakoze. Yego. Hande ariko wari umeze neza. Ntaho umeze neza akazi karagenda.
guhera ahangaha ahangaha urabona guhera kuri kano kantu k'agakingo gukomeza iryiriya ukagera kuri kariya kayira. reba kariya kayira ko hepfo aho kagarukira kuzamuka no gushyika kuri uriya muko uri hariya ruguru hose ashakamo ayo mafaranga se make cyane ntabwo bishoboka. Mbese ubutaka bwawe bufite agaciro kangana iki nawe? oya urumva sinzi ibibazo yifitiye ngo rwaje umuntu i Kigali n'ibyo ngibyo mbese ashaka kugurisha. Ntabwo umuntu yashyira ubutaka bwe udatinze wahagura kandi byahita bigenda neza kandi naba mpari nkakurebera ubutaka bwe ntabwo bujya bwunguka. ega ngenda barankareba nta butaka butunguka ariko biratinda. yego bishobora kuba atari kimwe n'ahandi hantu mu mijyi ariko ubutaka umva niyo butakunguka wabuhinga. Nk'amafaranga ngewe mfite ndashaka kuyaguramo pièce de rechange natangira kuzicuruza. Urumva nyine nkajya kandi kantu kiyongera ku byo nari gucuruza. Sasa pièce de rechange ko zunguka cyane. Ubu butaka buzunguka nazo ubwire Eve. Urabona ubutaka butandukanye n'ibyo bintu. Ibyo bintu bishobora kuguhombera. Imari rwose ugashyira bizi. Ariko burya iyo ufite ubutaka ukaba washyizemo amafaranga mu butaka ugashyira no muri izo business zindi biragendana. Ese hano isuri ntiyazi kabitwara isuri se yatwara ubutaka ishobora gutwara bino ariko ntabwo ubutaka nyirizina yabutwara. Cyangwa hari no kuntu usanga harimo amatiku rero n'amakimbirane. Hari ukuntu usanga mu butaka harimo amakimbirane akavuga ngo reka mpite mpagurisha mpegeke kuri uwo muntu. Icyo ni ikibazo nakemuye. Ngiye ntabwo nakurangira ahantu harimo ikibazo. Inyamarega kera bazibaga mu gihe cy'igitambo bafite nk'ibintu bari gutambira Imana bayishimira. Tubaga inyama turi gutambira ko turi bazima duhumeka umwuka bazima tukarya inyama ko twiboneye aho cyako bazikopa naragowe none ubwo hano tugira imvange cyo kora bashiraho n'agaciro wenda ukuntu umuntu wenda udakunda imvange cyane nibyo ubwo tukaba turariye nyine tugashimira Imana tukora wenda n'agasera kararida ushatse nako bagasera kaneke tuntu nk'utwo ngutwo none ku muhanda abantu bari gucaho n'ihene zicaho ako nta kibaza n'ibihari nani hano nta soni tugira twebwe iyo miteto y'i Kigali kari abantu nyine babumva barahaze ubona ko tugira isoni ziki ibihari ntacyo muzee umva nkubwire komera uyu mukobwa turimo turateretana ubu namusohokanye kugira ngo turebe ibyo turyamo nakubwo nzamutereta mu gihe kizaza mukubita imvange mve ko Yesu agira neza ibindi abireke cyo shiraho n'agaceri shiraho n'agaceri ku ruhande nanjye nnyo shiraho n'agasenda yewe ntushyireho urusenda oya basuzanye ibiryo ubu hano rero ngusohokanye muri hoteli. Iyi hoteli ni hoteli iyi hoteli ni hoteli yewe iyi hoteli irasekeje pe nakasamutwe mugani wawe nk'uko ujya bivuga wowe bitekerezeho ayo mafaranga niba uyafite uyegeranye kandi ikiza nuko wabikora wihuse. uyu muntu turamuvugisha twumva wabikora wihuse kuko byanze bikunze ntabwo byarenze iminsi 3 cyangwa 2 byawabona nabaje hari nk'ubu ziva i Kigali zije kugura abanajera wasako yahita yihereza nk'akadeni muri banki agahita zakagura nuko ariko sumva ahubwo nkubaza kare nahoze tukubaza nkabonera guca ku ruhande n'iki mbwira ibintu byawe na Nyambo i Kigali mbwira ukuntu bimeze cyonze cyungo mumeze neza gusa navuga ko kumera neza byakomera neza cyane gusa mubimparire bibi ibintu byanjye muri kano kanya mbikore mu buryo bwanjye ntuje gake gake nyine ushaka kubikora mu ubu kano kanya oya ibi bintu umenye yuko tujye tubiganiraho nyine tubiganiraho mbiguharire rero tubiganiraho mukampa inama mukambwira bikore gutya gira gutya ihutisha ibintu ariko kano kanya ntabwo ndi bwongere kwirukansa ibintu nkambwira ngiye ukuntu bihagaze mbwira ukuntu uri gutegura gahunda yawe Gahima muvandimwe aka kanya ndashaka gutuza nanjye mbanze menye ese ni gute ubundi batereta nizihe nzira bicamo oya ntabwo nisugiye kubyiga ntabwo ari ukubyiga ni ukugira ngo mbikore none nashyizemo ubwenge bwose nashyizemo umutima wanjye wose ariko Nyambura mufite ariko nta kwirukanka Nyambura mufite ubu ngubu nyine ukeneye kumumenyesha icyo ukeneye ikibazo cy'abakobwa rero aka kanya iminsi mufatirana yavuga yawe uri kumfata ku ngufu uri kumfasha ibintu runaka
ibyo ntabwo bindi gushaka na ese uri gutegura iki ni ibanga ryanjye ngiye kubikora Oya rwose ibanga ryawe hari utuntu ndi kwiga gake gake mwe nzabatungura ndikokoye ndiriye ndimara ndagusohokana nuko nguko nuko ibi ni ibyanjye buno ubu muba mwariye neza ntako mutagira aha mfite amatsiko y'ibi biryo ndakurahiye biba biryoshye ariko utajya aho bya by'i Kigali baza bino biba bigifite umwimerere icyo gitoki bagicira no ndabesha muzehe jya ku gitoki wumve bagicira no munsi muzehe bamuzanye n'agashera ewana nimufashe mbahe mwese oya hano maze mumvire rekera muhe ubwo bushera ni bwo bushera bwa mbere hano muri quartier yacu muhe n'akaneke muhe n'amapera n'imyembe ese wowe ra ndwaza mu nda mbabarira okay muhe akaneke gusa nyamara biraryoshye wow ibi ni gakondo utari nzijya kwemera urya amanyama nta bindi biryo warya bitaranyama ngo kugira murakoze Numva ko bimeze yewa yansohokanye da ntabwo utagize ni ukuri pe cyane bon appétit ahubwo none uyu munsi sinifuza ibintu by'akavuyo gake intambwe ku yindi ndetse ubu urumva ari ibanga ryawe udakeneye no kunsangiza udakeneye ko menya nyamba kumwirukankaho kumwereka ko umushaka cyane bishobora gutuma azamura ibiciro rero kano kanya ni gake mwe mubimparira gusa ubu na Jojo mwe muretse gatoya ngira utuntu nikorera noneho mwe nzaza imbereka imyanzuro ubuse hari icyizere uri kuma byibuze wowe nyizera nyamara yiwe sinzagutenga kandi ni igihe gito cyane ntabwo uzafata igihe kinini ubu ngubu wenda ntabwo navuga ko ari muri uku kwezi ariko mu mezi ari imbere ubu nyine nitega ibintu bihambaye wowe nyitega uzantunguza ubukwe ubukwe ntabwo nabutunguza nose niba uri kumbwira ngo ni ibanga ryawe nawe kukwereka ubwo hari ikintu abagore dusangiye babyita ubwo nabyita ko ari umukazana ubwo niwe uzambera papa n'ubundi ndiso umva reka wizere ubwo ngubwo nzategereza inkuru yawe humura ungaye gutinda ntungaye guhera gutinda nabyo se nyine ntabwo ari vuba nk'uko mubishaka reka tujye kureba uwo mugabo ahubwo tumuvugisha hakiri kare twanagenda na musize ruguru ku kabari nimba hari ikintu wenda yanagabanyaho tukumva ukuntu byari ntacyo ntabwo yabura ko akeneye amafaranga cyane akeneye amafaranga rwose murebe nabi ndaza kubwira mama wawe ko wansohokanye ahantu heza nta kindi kintu ushaka baguhe muze ngo nta kuntu bamubagira ihene nzima ariko se waretse urabwiye ko ibi bihagije niko mbagira ngo yishime nuko yakunaniye urabaga ihene nzima nta kintu ushaka baguhe byose baguhe inkoko wayibona nzima ubwo se yazaye gusa ryari si nk'amasaha 15 ubwo amasaha 15 yategereze twategereze ariko amasaha 15 ariko akayirya byategereze aragoranye ubwo namwumvishe ubuze amasaha 15 naba akicaye ahangaha biraryoshye n'isobanuro ntabwo babaseka ndagusetse uri hano nose nimba nagusetse ku izina Nyambo iyo mbo ivaho